inshuti ya Yesu arukiye mu gituza cye. urimo uranansetsa ko nzapfa nseka njyewe banza n'umurambo no gupfa ntabwo ari none urumva oya nzagira mu ijoro se ariko se twese tuzapfa ari uzatura.
mba numva nabafasha ariko njye zaranjabutse amani ntajwi ngira byararangiye rwose ntajwi ngira mwarepetaga ndi guca murumva ntibyavamo ntabwo byavamo Imana yankuye rwose indirimbo uretse ko muri iyi minsi nashaka kujya ndirimba hip hop kugira ngo n'ababaji babyumve Yesu yadukuye ku mihanda tuzana mu itore reka mbegere muvuga ngiyizire rata hano hejuru ni danje mwana haleluya haleluya nari narakubiswe mwana nyakwigendera yaherukaga kugaragara mu ivugabutumwa rya nyuma ryagutse mu Rwanda ku wa 17 Kamena mu mwaka w'2023 mu giterane yatumiwemo cyiswe In His Dwelling bisobanuye mu buturo bwe cyabereye muri Zion Temple Intarama mu Bugesera. Nyakwigendera Past Theogene niyo nshuti yashakanye na Wamenya Asia babyaranye abana 4 ndetse bakaba abari bafite abandi benshi bareraga biganjemo abo yakuye mu muhanda kuko nawe niho yahoze aba mbere yo gukizwa. Imana imuhe iruhuko ridashira. Reka noneho tugaruke kuri Past Theogene ubwe n'imibereho ye n'ubuzima bwe akiri ku isi. Igihurimo ni cyo guceceka wisakuza ntawe utera imbabazi uri mu gihe cyo kubyara ntihagire ukujya kandi ntuturakarire wipfana abantu ngo ntawagusuye wabyaye muri twari wigeza gutera inda vumilia ngo nararwaye nta wangezeho hari ugushinzwe. Pasiteri Theogene yivugiraga ko ari umwe mu bakozi b'Imana batajya iminwa iyo bigeze ku ngingo ijyanye no kuvuga ubuzima bw'ibyo banyuzemo. Ubusanzwe Pasiteri Theogene avuka mu muryango ukomeye ariko nyuma ya Jenoside yabayeho ubuzima bugoye bwatumye ayoboka inzira yo kuba mu muhanda no kwicira inshuro. Muri ubwo buzima yari atunzwe no gukora mu kinamba ndetse uwarangaraga amuri hafi yasangaga amutwaye utwe. Nyuma yo kurambirwa n'ubwo buzima bwo gushakira amaronko mu rumogi n'ibindi mu mwaka w'2003 nibwo Pasiteri Theogene yafashe umwanzuro wo kwakira agakiza. Nyuma yo kwimarira mu gakiza yasubiye ku umuhanda akurayo bamwe mu bo yahasize abahindurira ubuzima. Bamwe abafasha kwiga imyuga abandi abafata nk'abana be. Uyu utuvuze haruguru icyita rusange cye nuko yari umuntu. Ubu yamaze kuba nyakwigendera. Gusa isi izirikana kandi izibuka kenshi uyu mugabo wakunze kugirana ibibazo n'abapasiteri bavugaga ko ngo nubwo akijijwe ariko kubwiriza akoresha amagambo nko gucuma n'andi bidakwiriye, nyamara ariko we akababwira yuko adatewe isoni no kuba abwiriza ubuzima yanyuzemo nubwo bwari bubi ariko akaba yarahindutse. Pasiteri Theogene niyo nshuti yakoze umurimo w'Imana ikiruhura, aho yamaze igihe kirekire ari mwarimu ndetse biza kurangira bimutangiriye n'urugendo rwo kuba pasiteri. Abantu benshi bakundaga kujya gusengera kiruhura abakurikiye ubuhamya bwe kubera ko bwabafashaga cyane. Nibutse iby'Imana yakinyuzamo narengejeje mu murimo w'Imana ndetse no mu buzima busanzwe niko kwita ntekereza nkavuga ngo Mana ugejeje ukora tubaye tugushimiye. Ruhukira mu mahoro. Rero urimo uranansetsa ko nzapfa nseka njyewe banza n'umurambo wanjye. Mm-hmm.